Ndagusuje aho ugiye kureba iyi video. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa ushobora gukora akaba yakwangiza telefone yawe. Rero abenshi telefone zacu zijya zangirika kandi ahanini ari twabigizemo uruhare. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amakosa 8 ushobora gukora telefone yawe bigatuma ipfa vuba. Icyo usabwa rero niba ugeze hano bwa mbere nuko wakora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video tugenda tukugezaho. Urakoze. Ikosa rya mbere rero ni igihe ducaginga telefone zacu. Akenshi ducaginga telefone zacu ari uko umuriro washizemo. Akenshi telefone yazimye igeze kuri 2 wenda, ariko ibyo ni amakosa. Ubundi bavuga ko telefone yagakwiriye gucagingwa iri hagati y'10 na 20. Ubwo ni kwijana nyine. Kuko kuyicaginga iri munsi y'10 ibyo ngibyo biri mu bintu bya mbere biyica. Ndetse ibi ngibi binagendana n'igihe cyo kuyikuraho. Burya ngo no kuyikuraho yuzuye 100%, ibyo nabyo ntago ari byiza. Kuko urumva nimba uyikuye wageze 100% iba yagezemo kare, abashize undi mwanya munini yuzuye, kandi ibyo ngibyo n'ubundi birayangiza. Ubwo rero ikiza nabwo ni ukuyikuraho byibuze iri hagati ya 80 kugeza ku 100. Kuyikura igeze kuri 85, 90 ndetse n'ibindi. Ariko kuyikuraho yuzuye cyangwa ukayicaginga yazimye, ayo ni amakosa. Ikosa rya gatatu rero tujya dukora ni ukugura amacagi aciriritse adahwanye na telefone, cyangwa mu kimwe tugahinduranya amacagi cyane. Urabona ari ngifata telefone ya smartphone ukayicagingisha zino phone za gatuje, ngira ngo urabona ariko ibitari no kwinjiza vuba. Ndetse si ibyo gusa, iriya cagi biri kuyangiza. Ubundi phone ifite cagi biba byarakoranye, biba byiza iyo ugiye uzibaza kugira ngo utaza kuyangiza, kuko amacagi atandukanye ibyo ngibyo nabyo byangiza phone. Ndetse si ibyo gusa, nawe urabizi yuko iyo utijije cagi yawe inshuro nyinshi akenshi usanga yarapfuye. Hari igihe abenshi yenda bibaza ngo kuki cagi yanjye itajya imara igihe kirekire. Uzi kontrole neza uzajya usanga hari abantu uba wazitije, ariko ufite cagi ikaba ari ya phone yawe nta yindi phone icaginga, iyo cagi biragoye kuba yakwangirika. Ikosa rya kane rero ni ugushyira pochette kuri telefone maze ntuzajye uyicishamo akanya ngo uyikureho, kuko iyi telefone ibikeneye ubukonje nyine, ibiri normal. Nikeneye kuba ahantu hakonje cyangwa ahantu hashyushye, ariko noneho ushyiraho pochette ntuyikureho, pochette ituma phone yawe ishyuha ikagira temperature iri hejuru cyane. Ibi ngibi rero bishobora kuyangiza ndetse cyane. Rero biba byiza cyane iyo ugiye kuyicaginga yuko wakuraho pochette. Aho ugiye kuyicaginga ugakuraho pochette, amara kuyicaginga n'ubundi ukongera ukayisubizaho, cyangwa ukajya unacishamo rimwe na rimwe utanayicaginze pochette yayo ukayikuraho. Ariko kubona phone imaze nk'amezi 5 hariho pochette itari yavaho, ibyo bintu nabyo birayangiza cyane. Ikosa rya gatanu rero rigendana n'irya gatandatu ni ukwirinda gushyira telefone yawe ahantu hashyushye cyangwa nanone ahantu hakonje. Hari nk'igihe umuntu aba ari ku zuba agashyira nka telefone ye hasi, byongeye na screen yayo ireba ku zuba. Biriya bintu ni bibi cyane. Niyo bitana hareba, ariko kuba wayishyize ahantu hashyushye cyane ni bibi. Ikindi kandi kugenda ukayishyira nk'ahantu hakonje, ukayitereka ku kintu gikonje, ibyo nabyo ni bibi cyane. Cyangwa uri nko mu mvura ukayifata, biriya burya nabyo ni bibi cyane. Biba byiza ugeze nk'ahantu mu mvura cyangwa mu zuba wayishyira mu mufuka, nibyo byakubera byiza, kuko ubwo bukonje cyangwa ubushyuhe bwinshi nabwo burayangiza. Irindi kosa rya 7 dukora rero ni ugushyira telefone mu mazi. Hari igihe ushyira telefone mu mazi cyangwa amazi akayigwaho niyangirika, kandi wowe ukagira ngo ntacyo byabaye. Akenshi nk'iyo umuntu ari nko kumesa cyangwa mu mvura, hari igihe uri gukoresha telefone ye mu mvura ukabona hari udutonyanga twagiye tugwa hejuru, ariko nyine wayihanagura ukabona ntacyo yabaye, ukibwira yuko ari amahoro. Kandi buriya turiya dutonyanga ubundi telefone yangizwa n'amazi ariko ari menshi yagiyemo, na turiya rero turayangiza cyane. Nkuko mubizi mikoro ibiri hejuru, ubwo rero turiya dutonyanga ntabwo twabura kujya muri mikoro. Ikindi kandi nka kuriya nabwo buri kumesa amazi akajyamo, buriya nabyo birayangiza cyane. Utuzi duke tugenda tuyica gake gake, ntuzajya usanga yenda ari nk'amatushe yagiye apfa, ni gukanda buto yenda yo kuhatsa bikanga neza. Icyo gihe biba byaratewe n'utuzi tuba twaragiye tujyamo cyangwa indi myanda igatuma byibana. Irindi kosa rero rya 8, muri telefone yacu muri screen hari igihe tujya dushyiramo za wallpaper
zifite urumuri rwinshi, kandi biriya bintu nabyo birayangiza, cyangwa mo kimwe uko n'urumuri rwa screen yawe n'ubundi ari rwinshi cyane. Biriya bintu kubera bimara umuriro vuba, urumva nabyo biri kwangiza battery yawe, kuko battery iri kugenda ishiramo umuriro nabwo vuba, ibyo bintu nabyo ni bibi cyane. Ni byiza rero yuko iriya adjust screen brightness wazajya uyigabanya gake ariko ntihore yuzuye, kubera ibintu byangiza n'amaso yawe ndetse na telefone bimara. Biriya nabyo biri mu bintu bya mbere bimaramo umuriro, kuko uzajya bifitemo nk'akariro gakeya, urumuri ukarugabanya, ako kariro kawe gashoboka. Reka ngushimire rero wafashe umwanya ukareba iyi video, ndakubwiye ngo urakoze cyane, ndetse nanakwibutsa yuko ushobora gusharinga abandi batabizi kugira ngo birinde gukora aya makosa. Ikindi kandi ugakora na subscribe niba utarayikoze. Ikindi kandi hari icyo ushaka ko tukwigisha kirebanye na telefone cyangwa ibindi byose, wakwandika muri comment, igitekerezo cyawe cyakubahirizwa. Urakoze cyane.